zizashira zizashira komera. Ngiye kubaha mwiriwe abakunzi ba Imurenga Amateka TV aho muherereye. Studio zacu ziherereye hano ku misozi y'Imurenge mu mugwa mukuru w'Imurenge cyangwa centre ya Minembwe. Tubibutse ko tugenda dukora ibitaramo bitandukanye, imigoroba itandukanye, tuganira ku buzima bw'urugendo rw'umunyamurenge hano Imurenge, ndetse tugenda dukora no ku buzima bw'abantu bari mu mahanga. Ariko mu gitaramo cyacu cy'uyu munsi turaza kuba tureba umwanzi ugamije guhirika no kurimbura umunyamurenge yabarinde. Turagenda dushingira kandi ku makuru twagiye duhabwa n'abantu batandukanye, ndetse abantu bari mu bantu cyane cyane baduhiga bo mu bwoko bw'abajenesi bagamije kuturimbura. Hari amakuru bagiye baduha, rero abenshi bagenda badusaba ko byaba byiza ayo makuru agiye asangizwa n'abandi bantu kugira ngo ushoboye gutabara agire umwanzuro yakwifatira. Hano muri studio z'Imurenge rero abo bantu batubwiye ko atari byiza kubavuga kubera impamvu z'umutekano wabo. Kugira rero ngo tubashe gukurura imvo n'imvano z'ibintu byagiye biba hano mu gitaramo cyacu mu mwanya mugufi dufite, turagenda dukurura ibintu byinshi bimeze nk'ibimenyetso, hanyuma nawe birakwereka ndetse bikwemeze ninde nyirabayazane mu kwivugana ubuzima bw'inzirakarengane hano ku misozi y'Imurenge aribo banyamurenge. Amakuru rero agenda avugwa cyane na bamwe muri ayo moko, agenda agaba ibitero hano cyane. Bavuga ko hari ubukorane cyane, hari uburyo bakorana n'ingabo za leta ndetse zirimo abavugizi ba leta, ndetse batubwiye ko hari uburyo bakorana n'urwego rwa Vodacom mu rwego kugira ngo batrackinge cyangwa bakoresha amatelefone yo kumenya aho abantu baherereye baba bashaka kwivugana, cyane cyane bari mu basirikare bo mu nzego zo hejuru cyane, bari b'abanyamurenge bari hano Imurenge, bari mu matsinda atandukanye yo kwirwanaho, harimo n'abaturage baba bayoboye ayo matsinda. Abantu rero batubwiye ko harimo abitwa ba Mudahusha bo mu ngabo z'Abarundi, ndetse bagenda bumvikana ko mu ntangiriro z'ibitero byatangiye bagiye bumvikana amafaranga yo kubaha amafaranga, ndetse bakababwira n'abantu bifuza ko babarasira mu bitero bitandukanye. Duhereye mu gitero cyabaye mu Mibunda cyahitanye umukoloneli wo mu bwoko bw'abanyamurenge. Icyo gitero rero bavuga ko cyarimo abasinepa ingabo z'Abarundi zivuganye uwo mugabo, zihawe amadolari, zemerewe amadolari 1000, ndetse wemereye abo basirikare amadolari yari witwa Gapingi umujenesi, akaba yari hano mu mugwa mukuru wa Minembwe arinzwe cyane. Uwo mugabo rero yararinzwe cyane n'ingabo za leta, bivuge ko hari ubwumvikane bw'ibintu bagendaga bumvikana. Wakwibaza impamvu yaratuye hano muri centre ya Minembwe kandi yari mu bari bafite imigambi mu guhitana ubuzima bw'abantu benshi, cyane cyane no kugambanira abantu benshi no gutanga amafaranga ngo abantu bakanaka baraswe. Ariko umugabo nawe ntago byaje kumworohera, kubera ko nyuma y'iminsi mike cyane yaje kuhasiga ubuzima ubwo yageragezaga gusohoka muri centre ya Minembwe aho ngasubira iwabo mu bajenesi. Ntibyamuhiriye nawe kubera ko yahasize ubuzima ubwo yageragezaga guhunga. Turi muri studio z'Imurenga Amateka TV, komeza udukurikirane hano ku misozi y'Imurenge, ku misozi y'Uwiteka aho abagaragu b'Uwiteka basengeye. Turizera ko hatazibagirana imigambi y'umwanzi Uwiteka azayiburizamo, ariko kugira ngo ayiburizemo nuko uruhare rwawe rumenyekana, nuko ugira icyo ukora kandi bitarejo uyu munsi. Seko ari muri studio za Imurenga Amateka TV hano ku misozi y'Imurenge. Ukeneye kudukurikirana biroroshye cyane, wazikora subscribe kugira ngo uzikurikirana ibitaramo byacu bitandukanye. Kora subscribe munsi kugira ngo uzikurikirana ibitaramo tugenda dukora iminsi itandukanye. Urumva rero umunyamurenge rero ni ibintu tugenda tuganira n'amakuru azwi, ariko kubera ubuzima na situation cyangwa ihara abantu barimo
ugasanga abantu bamwe barimo kugenda bayavuga ariko amakuru ntaje hanze, ariko noneho kubera ko ubuzima busa naho bugeze habi ndetse ibitero bikomeje kugenda byiyongerwa n'imigambi igenda komeza kugenda icurwa ku rwego rwo hejuru, ni ngombwa ko amakuru aje hanze. Ufite icyo gukora rero, ufite ubushobozi mu gutabara abe yarengera izi nzirakarengane zirimo zirenganwa, zizira ubusa, zizira uko zaremwe, zizira ibyabo zitunze. Wibuke kandi ko umunyamurenge nta gihugu yigeze atera cy'abandi, cyaba igihugu cy'amahanga. Umunyamurenge nta bantu b'abandi yigeze atera usibye abashari n'ibindi bintu by'urwango yagiye agirirwa hano mu gace k'Imurenge. Tugana ku musozo twihuta rero, igitero giherutse kuba kwa Nyanzogeye aha ni mu nkengero za Minembwe kandi werekeza i Rurenge, aho abasore b'abasivile bari bakurikiye inka zari zitewe. Iki gihe kandi abarashwe bagera muri 18 batari 9 barashwe n'ingabo za leta ubwo bari bavuye kugarura inka, baje bagiye guhura n'ingabo za leta zihita zibasukamo amasasu, harashwe abantu benshi cyane bakomereka. Ibindi bimenyetso byagiye bigaragara n'amafoto ahari cyane n'ubufatanye bw'ingabo za leta, ubusabane bw'ingabo za leta n'ingabo z'abajenesi, ndetse harimo gusangira bimwe mu nka zagiye zinyarwa n'aba bantu, mo guhanahana ibikoresho hagati y'aba bantu. Wakwibaza iyi leta n'ibishinzwe kutumara cyangwa n'ibishinzwe kurinda umuturage n'ibyiwe. Turi muri studio za Murengamateka TV. Abantu baduhaye aya makuru rero bakaba baradusabye ko imirongo y'amatelefone y'abantu banengera ubuzima bw'abaturage hano bagombye kuyirinda, kubera ko hari ukuntu igerageza gukurikiranwa, ndetse yamara gukurikiranwa bagaha amakuru abo bitwa abarashi bamudahushwa kugira ngo bakore ibyo bikorwa byo gushaka uburyo barasa abantu bakomakomeye cyane bagerageza kurwanira abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ubwo rero abakoresha amatelefone bose basabwe kwirinda yuko na Vodacom ntago yizewe. Uyu muntu atubwiye ko umujenesi witwa Ebwera akorana cyane n'umuvugizi w'igisirikare hano muri Kivu y'Amajyepfo, hano uyu uvugira ingabo hano muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse hari uburyo bahanahana amakuru n'inzego za Vodacom zifite ibyicaro mu mijyi irimo za Uvira ndetse na za Bukavu. Gahunda yo kwivugana umunyamurenge no kurimbura ubuzima bw'umunyamurenge ikaba ikomeje, ndetse imigambi ikaba irimo yitabwaho cyane muri iyi minsi kugira ngo barebe ko uwo mugambi wawucura ndetse bakawusoza mu gihe cya vuba. Uwo muntu rero akaba yaradusabye ko ubwo icyo kintu cyavugwa, niba hari ufite ubushobozi bwo kwitanga no guhagarika iyo migambi, yabigira bwangwe ndetse akagira n'uruhare mu kubiharanira. Iki gihe rero ushoboye kuvuga yavuga, ushoboye kwitanga mu bundi buryo yakwitanga, kubera ko ikisigiye cyo guceceka abantu barimo bicwa, batemagurwa, abantu abadamu bafatwa ku ngufu n'ingabo zitazwi, ingabo zihabwa amafaranga zikagurirwa kugira ngo zibashe kurasa abantu b'inzirakarengane. Nibwo bwa mbere mu mateka ibitero bisenye Imurenge bikaharimbura. Nibwo bwa mbere abadamu b'abanyamurenge bafatwa n'ingabo z'abanzi bagenda bafatwa ku ngufu. Ibi bitero bishaka kurimbura umunyamurenge. Nibwo bwa mbere Imurenge mu Minembwe ariwo ho hasigaye honyine, izindi ntara zose zaramaze gusenywa n'umwanzi. Turasaba buri wese wagira uruhare, ufite ubushobozi, ufite kuvuga wese yavuga, ufite kugira icyo akora wese yakora kugira ngo byibuze aramire umuntu umwe w'inzirakarengane ntabashe kurimbuka. Hanyuma ikindi gihe natwe tuzashime Uwiteka ku byo ubwo azaba amaze kuturokora. Turi muri studio z'Umurenge, turimo turagana ku musozo. Tubashimiyeho abadukurikiranye mu bihugu bitandukanye. Inshuti bavandimwe, mukomeze mwihanganire ubuzima. Uwiteka akomeza abarinde, murakoze cyane. Impundu koresha wabazi bacu ntibavugiriza impundu koresha, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, ushimwe kutatugize umuhigo w'abanzi bacu, wabazi bacu we ntibavugiriza impundu koresha, wabazi bacu
ntibavugiriza impundu kunesha.